ntatinze rero kubera igihe dufite nshaka ko tukigendamo neza ngira ngo mukuru w'itorero Andre mukanya kashize yanyakiriye nari maze igihe ikingana n'icyumweru mu gihugu cya Nigeria mu mujyi wa Lagos twagiyeyo mu rwego rw'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi by'umwihariko abayobozi b'urubyiruko n'urubyiruko nyirizina kuko urubyiruko rubarizwa muri JIA hari bo bita JIAN na ambassador buri muntu wese rero yibona muri icyo cyiciro cyari cyatujyanye rero nta kindi ni ukwitoza gukora ivugabutumwa. Haleluya, haleluya. Rero ntabwo ndi babwira ibyo twavugiyeyo ko igihe ni gitoya ariko ndi bubanoshorere. Yesu ashimwe. Ngira ngo nihuse ahangaha murabona African Youth Congress 2024 ni igiterane kiba cyahuje urubyiruko rw'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi cyaturutse bakaba baturutse mu bihugu byose bya Afurika. Insanganyamatsiko yaravugaga ngo imijyi kuri Yesu. Haleluya. Imijyi kuri nde? Ubwo mu magambo make icyo badushishikarizaga ni ukubwiriza ubutumwa bwiza mu mijyi ituzengurutse kandi mu mijyi turimo, mu mijyi iri ku isi. Twebwe turi muhe mujyi? Tugomba rero kwinyeganyeza twabwiriza ubutumwa bwiza. Haleluya. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Hano aho ngira ngo nababwiye aho yabereye ni muri no mujyi wa Lagos hafi y'inyanja ya Atlantique. Hanyuma ibihugu byari byitabiriye ni ibihugu bituruka muri division eshatu. Hari division y'Uburasirazuba, East Central Africa Division, Western Africa Division na South Indian Division. Ni division eshatu zigize Afrika. Bizera rero bari baturutse muri ibyo bihugu uko ari muri izo division uko ari eshatu. U Rwanda rero rwabashije koherezayo abantu 61. Haleluya. Muri abo 61 intara yacu ya Kabuye ya Erayon twoherejeyo abantu 2. Haleluya. Ubwo hagiye ongewe n'umubyeyi bita Jean d'Arc wo kuri Erayon. Yesu ashimwe. Igihugu cyacu nicyo cyohereje, navuga ko cyohereje abantu bakeya 61. Uganda bari abantu 230. Mwumva ko twari bakeya ariko natwe hari abo twarushije mu Burundi haje umwe. Ubwo rero urumva twebwe tugomba gukoresha uko dushoboye twazongera umubare ubutaha bizabera mu mujyi wa Johannesburg muri South Africa. Bizabera 29. Ndumva ubutaha tutazagenda turi 2. Haleluya. Tugomba kugenda turi benshi kuko baravuga ngo akanyoni katagurutse nikamenya iyo kagize gute. Ngewe ntababeshye ndashimira umuremyi wanjye kuko tujya tubwirwa yuko Kristo nagaruka amoko yose, indimi zose, amahanga yose azateranira imbere ye akamuhimbaza. Ngewe rero naraguse numvise ukuntu bimeze. Haleluya. Numvise ukuntu bimeze guhura n'amoko yose n'ibihugu byose mugahimbaza Imana, mugahuza umutima, mukaramya umuremyi wanyu, ni ibintu by'agaciro. Rero nshuti bavandimwe nabashishikariza kuzaboneka hano. Ababyeyi ushobora kohereza umwana, si ngombwa ko ujyayo. Ubonye udafite umwanya ushobora gufata umwana ukamwohereza. Haleluya. Ariko unafite n'umwanya wajyayo. Yesu ashimwe. Kuko ni ibintu byiza, harimo no gutembera tukareba n'ibyaremwe. Ngira ngo uko ubona bahitamo ahantu heza nyaburanga nkanga ni kuri Ocean Atlantique. Ubushize twari PCM yabereye muri Tanzania mu mujyi wa Dar es Salaam ku nyanja y'Abahinde. Ahangaha nabwo tuzaba turi hafi y'inyanja. Yesu ashimwe. Icyo turimba mu isi ni ya data. Yesu ashimwe. Tugomba rero kubishyiramo imbaraga, ariko icy'ingenzi ni ubumenyi dukurayo
tuza tukabasangiza. Rero natinze nagira ngo mbabwire ko bije washaka kubitegura nko mu myaka 5 iri imbere, bije ni miliyoni n'igice, nuvuga ku mwaka wajibika 100 angahe, ubwo ugabanyije wamenya yubika ku kwezi, sibyo? Yesu ashimwe. Ubwo rero tubishyire muri gahunda, ntubare ubwinshi bw'amafaranga, ahubwo ubare ikiza wakurayo, waza ugasangiza na bagenzi bawe. Ndumva hari abajujuye menya babonye ari menshi. Rero umujyi twakoreyemo ingando nako university twakoreyemo ingando yitwa Babcock University, ni university y'Abadventiste iri muri Nigeria, university nini. Ngewe rwose nashimye Imana, ntago inaha dufite ibikorwa ama university, dufite amavuriro, ariko nageze iyo university ndayireba, ni university ya mbere, iri muri university za mbere muri Afrika. N'umubyeyi washaka nta nubwo banahenda, n'umubyeyi wabura ahangaha ushaka kuzajyana y'umwana yazambaza amakuru, kuko ntabwo nagiye ngo mumirize, agerageje no gukurura amakuru, waje ashaka kujyana y'umwana nazamuha amakuru ku buryo bigenda neza. Ino university rero ni yacu, irimo ibintu byose. Ikintu kigaragaza ubunini bwayo, twagezeyo tuyibamo. Reba abantu bose baturutse muri Afrika kugira ngo ibakire, buri muntu wese abone igitanda ryamo, nta wararanye n'undi, mu cyumba mwararaga muri bane. Murumva ko ari nini cyane. Yesu ashimwe, Imana yacu ihabwe icyubahiro. Rero amwe mu masomo twize, isomo rya mbere twize ivugabutumwa ry'umuntu ku giti cye. Wowe nanjye ku giti cyanjye ngomba gukora ivugabutumwa. Isomo rya kabiri twivuze ivugabutumwa tugomba gukora mu buryo rusange, dufatanirije hamwe mu bumwe bwacu tugakora ivugabutumwa, ariko ryahereye kuri wowe ku giti cyawe, none bikarangira mukize hamwe, nibwo bigira imbaraga. Noneho isomo rya gatatu twize ubutumwa bwa Caleb bikore. Caleb ngira ngo muramuzi, avuga muri Bibiliya, ni umwe mu batasi bagiye gutata, bamwe bazanye inkuru y'incamugongo, ariko Caleb na Yesu bazanye inkuru imeze gute, isubizamo abantu imbaraga. Caleb yahagera kwicecekera, ririya teraniro ryose urumva mu bantu 12 bohereje harimo 2 bari bukomeze bagenzi babo, ariko Caleb ntabwo yigeze aceceka. Ntabwo bivuga ndambuye, tuzagira igihe twigana n'urubyiruko n'ababishaka bose. Noneho isomo rya gatatu twize ivugabutumwa mu ikoranabuhanga. Ubu muri iki gihe turi muri bavuga ngo ni monde ya digital, buri muntu wese afite smartphone. Haleluya. Rero iyo smartphone ufite ushobora kuyikoresha uvuga iki, ubutumwa bwiza. Hari abantu benshi ushanga kuri stati ashyiraho, ugasanga yashyizeho umwana happy birthday, ukwezi kugashira agashyiraho ibintu ugasanga, ariko ugasanga ahantu yavuze Yesu ukahabura. Iyo ngeso rero tugomba kuyicikaho. Haleluya. Kuko isi ikeneye abantu bayihumuriza dukoresheje uburyo bwose. Tugomba gukoresha ikoranabuhanga. Iri somo naryo tuzarinyuramo muri detail igihe nikigera. Twize ingaruka zo kubatwa n'ikoranabuhanga cyangwa social media. Ndababwiza ukuri, social media cyangwa se ikoranabuhanga cyangwa se mu cyongereza bavuga screen, ino tablet, ino telefoni cyangwa se ya machine, nagira ngo mbabwize ukuri ko yahindutse ikigirwamana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntukagire izindi mana ye. Urebye isaha n'iminota ubara ureba muri screen ya telefoni yawe, n'iminota ubara usenga, wasanga telefoni yarakubereye ikigirwamana. Iyi ngeso rero tugomba kuyicikaho, kuko uwabaswe nabyo hari ukuntu aba nabi. Ibintu nabyo tuzabyiga. Twize umuziki mu ivugabutumwa uko ukwiye gukoreshwa. Twize ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Urumva hari hahuriye urubyiruko bagombaga kwiga ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, bakamenya uburyo bagomba gutwara imibiri yabo kugira ngo ihimbaze Imana. Twize gushinga itorero. Haleluya. Wakugeza ahantu washinga itorero uti, wabigenza uti?
ndagira ngo babwire yuko nubwo twebwe bigenda bidukomerana, ntabwo itorero ririmo abantu benshi kivunge ibihumbi bitatu, ntabwo ari umugambi w'Imana cyangwa w'itorero. Ubundi itorero ntabwo ryakabaye rirenza abantu 300 babaye benshi, ariko isi dusohoyemo niko irimo kudutegeka. Tugomba gushakisha uburyo rero duhanga amatorero muri bihe dusohoyemo dufashijwe na Mwuka Wera. Twize ijwi ry'urubyiruko rushyirwamo. Haleluya. Hari ukuntu abayobozi dukora ugasanga urubyiruko ruri ku ruhande rwariheje, nubwo rukwiheza ugasanga ntirutanga ibitekerezo cyangwa se ntirutanga imbaraga zabo mu kubaka umurimo. Rero ibyo nabyo bigomba gusubirwamo, urubyiruko rugahabwa umwanya warwo kandi rugakora. Icyo nshimira Imana nuko hano i Kabuye urubyiruko rugerageza gukora, ariko na Elayono tugomba gukoresha uko dushoboye ku buryo turushaho. Twize irindi somo rikurikira, ivugabutumwa rishingiye ku bucuti. Ugomba gukora ivugabutumwa rishingiye ku bucuti. Inshuti yawe ukayikundisha Yesu, ukaba inshuti nayo ariko ugamije kuzayigarurira nde? Yesu. Naryo ni isomo kwabyo twizadra. Uyu munsi rero ntabwo nabivuga byose ngo mbirondore, amasomo bari menshi, ibintu mwiza icyumweru cyose bari kinini, ariko uyu munsi tugiye kwigana icyigisho kivuga ngo impuruza umurimo wo wihutirwa. Mureke dusenge Imana. Data mwiza, hari impuruza ku murimo wihutirwa. Turakwinginze kudushoboza kandi tubashije kumva iyo mpuruza, twitabe tujye mu ruzabibu rwawe. Ubwo uzagaruka uzaduhemba ikamba ritangirika, nyamara twizeye amaraso ya Yesu. Haleluya. Reka dukomeze, ni byinshi tuzagenda turushaho kugenda tubiganira, ariko indirimbo twatangije rino teraniro ryacu dutangije mu kanya yavuga ngo iki? Menyesha ibyande byose maze ugire gute? Mbwira iby'ingenzi byose ndezwa no kugira gute? Aha harimo igikorwa ngirira na ngirirwa. Haleluya. Menyesha ibya Yesu maze ugire gute? Siriya ndirimbo ko mwayiririmbye, wayiririmbye nanjye nayiririmbye. Ibyo no muririmbyi wahimbye no ndirimbo yahimbye biri mu ntego zawe. Menyesha ibya Yesu byose maze ugire gute? Kandi nezezwa no kugira gute? Imana yacu tugirire neza. Ibyo bifuza ko abandi bakugirira nawe ari byo ugira gute? Menyesha abandi ibya Yesu byose. Haleluya. Indirimbo y'163 iravuga ngo Yesu arahamagara ati ninde unkorera none? Yagira ngo mbabwire umurimo ni mugari ugeze ahantu hakomeye. Yesu arimo arahamagara abasore, urubyiruko, inkumi, ababyeyi, abasaza, ibikwerere bose kugira ngo tujye mu murimo. Nagira ngo mbabwire nshuti bavandimwe ko dukwiye gufata ingamba tukajya mu murimo wa Data. Haleluya. Mu gitabo cy'Abami, igitabo cya 2 cy'Abami igice cya 5 guhera ku murongo wa 1 kugeza ku 27 tuhasanga akakana k'agakobwa akaja twabwita ndetse ko ubuja butandukanye n'umukozi wo mu rugo, sibyo? Umuja ubundi kera yabaga ari aho ngaho atazagira uburenganzira bwo gusabira iwabo, sibyo? Umuja yarabaga ari umuntu ubaye mbese uzaba aho ngaho uriho mu buzima bubi. Uno mwana rero yari yaranyazwe, aka kana k'akaja kari karanyazwe, ariko kakoze umurimo utangaje. Haleluya. Yarebye ukuntu sebuja ameze,
sebuja yarwaye indwara y'ibibembe. Umwana bibonye ntiyatinya guhamya, ntiyatinya kuvuga ngo nimba ivuga barangira barya. Aravuga ati, abwira nyirabuja ko muri Isirayeli hari Imana yamukiza kandi byarabaye. Haleluya. Umwana yarahamije, abwira nyirabuja, aramubwira ati, databuja uri urwaye, nyamara ageze muri Isirayeli Imana yagira gute? Birashoboka ko umwana ari kwicecekera. Aka kana kakaja kahamije ko muri Isirayeli hari Imana ikiza. Mu gihe umwami akibyumva yabifashe nko kumwiyenzaho. Umwami utekereza twompara abo bantu babiri, umwami n'umuja, urumva itandukaniro ririmo. Umwana yarahamije ngo muri Isirayeli hari Imana yagira gute, ariko umwana w'umuja niko yabuze, ariko umwami ahita abifatamo kugira gute. Mwumva iyo diferanse. Ni ibintu bitangaje kandi bigomba kutubera icyigisho. Ubuzima bubi nibuka kubuze gukora ivugabutumwa. Hano hari abantu bafite impamvu zitandukanye. Ashobora kuvuga ati, ngewe ngibi kubera ubuzima mbayeho ntabwo nemerewe kuvuga butumwa. Najya mu babwire inshuti bene data, muhere uyu munsi ujye mu murongo, ujye mu ivugabutumwa n'imbaraga zawe zose. Hano tuhabona undi umugabo yari umugimbi icyo gihe yitwaga Dawidi. Yari ingimbi yahamije imbaraga z'Imana ya Isirayeli, nubwo uwo bari bagiye guhangana yari umurwanyi w'igihangaje yitwaga Goliyati. Uyu mwana ise ngo kino gice murabibona mu Rwambere rwa Samweli igice cya 17, igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 17. Tubona no mwana yari ingimbi yitwa Dawidi. Yaragiye yiyemeza guhangana na Goliyati, kubera ko Goliyati yari yasuzuguye Imana, yari yasuzuguye ingabo z'Imana. Amaze gufata umwanzuro yahuye n'ibisitaza. Namwe muri no murimo ntabwo muzabura guhura na birantega, muzahura na birantega, ariko mukwiye guhaguruka mugashikama. Ibirantega yahuye nayo ni iyiherero. Mukuru we Eliyabu yamuciye intege, ariko undi ntiyabyitaho. Ndagira ngo dusome amagambo aboneka nyine mu Rwambere rwa igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 17, twumve uburyo yamuciye intege. Kandi namwe hagati yacu ngo ntazibana zitagira gute, zitakomanya amahirwe. Ushobora guca mugenzi wawe intege utabigambiriye, cyangwa umugore akaguca intege, cyangwa mukuru akaguca intege, ariko nyamuneka ujye umubabarira. Igihe Yesu yacibwaga intege na Petero, yamubwiye ngo iki? Yamubwiye ngo mvira inyuma iki? Buriya ngiye amubwira ati mvira inyuma Petero. Petero ari kuba avuye mu bana b'Imana by'iteka ryose. Mugenzi wawe rero nubona guciye intege, ntukamubwire ngo mvira inyuma ntukamubwire ngo mvira inyuma runaka, ahubwo ujye usengera mu mutima, kuko aho guciye intege ako kanya, ariko igihe runaka ashobora kuzaza akagufata amaboko mugafatanya umurimo w'Imana. Reka dusoma no magambo aboneka nyine Samweli Rwambere igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 14:28. Turebe ubwo rucantege yahuye nazo. Ubwo Dawidi yaramaje kumaramaza kurwana na Goliyati, maze Eliyabu mukuru we w'imfura ya se yumvise Dawidi avugana n'abo bantu, uburakari buramuzabiranya. Aramubaza ati, wazanywe n'iki? Mukuru wakubajije ngo wazanywe n'iki, urumva atari ikibazo. Ikindi yamubajije, mbese bwa butama wabusigiye nde mu butayu? Urumva ukuntu Grafere amubaza, nzi ubwibone bwawe n'agasuzuguro ko mu mutima wawe, kuko wazanywe no kureba intambara. Se ntiyaramuciye intege? Ntiyamuciye intege? Ariko mwumve amagambo Dawidi yamusubije, nta burakari burimo, nta guhangana kurimo. Umva ukuntu yamubwiye. Dawidi aramusubiza ati, mbese ngize
ukuntu yari yohereje mu mutima, mbese ngize arangije aho nta yindi mpamvu amutera umugongo yerekera undi, nawe aramubaza bene ibyo. Abantu bamusubiza batyo uwa mbere. Aho ngaho yarimo kugenda abaza amakuru y'urugamba. Nshuti bene data, aha ngaha dukwiye kuhakura icyigisho. Nimba uhagurutse ugiye mu murimo, icyagucika intege cyose ukwiye gusenga, ukwiye kukirengagiza, ugakomeza ukagera ku ntego yawe. Haleluya, haleluya. Ntabwo ibisitaza muzabura guhura nabyo, kandi urugero mugomba kurufatira kuri Dawidi. Yaba ubizanye n'umwange, ukamubwira mu mwuka wa kivandimwe, kandi ugakomeza intego yawe. Ubwoko bw'Imana, muri uno murimo w'ivugabutumwa uzahura n'ibicantege, ariko ntuzabyemerere ko bigushyira hasi. Uzumva abagukwena ko uri mu bintu urimo nta kigenda. Dawidi rero mu ntwaro yitwaje inkoni, yitwaza utubuyenge dutanu, yitwaza ubuhamya bw'iby'Imana yamukoreye. Haleluya. Nimujya ku rugamba ntimukibagirwe zino ntwaro. Mugomba iyi ntwaro yo kwibuka ibyo Uwiteka yagukoreye ntukayibagirwe, ujye yitwaza. Reka turebe ino ntwaro uburyo yayikoresheje. Turebe mu Rwanda rwa Samweli igice cya 17 umurongo wa 37. Mu Rwanda rwa Samweli igice cya 17 umurongo wa 37. Turebe iyi ntwaro uburyo ubwo Sawuli yaramubajije ati ibi bintu byananiye abantu b'abagabo wakana we ugiye kubyishoramo. Umwana rero ahita atanga ubuhamya. Yesu ashimwe. Buriya iyo Satani yagukuyemo kwibuka ibyo Yesu yagukoreye, umenye ko yagushoboye. Niyo mpamvu mugomba guharanira yuko mutabyibagirwa. Kutabyibagirwa rero nta kundi, ni ukubisubiramo. Après midi turatanga ubuhamya. Nimutungurwe kumva mvuze ibyo nababwiye ushize. Ibanga nge ndarizi, no kugira ngo bitazayoyoka bikanshiramo. Haleluya. Nawe rero buriya Imana igukoreye ikintu ugakubita umwaka utakivuze, ugakubita imyaka gihita kigenda, kandi mu byisuzumemo murabibona. Hari Imana yagukoreye wagiye wibagirwa, n'umuntu akubajije utabasha gusobanura. Ariko uno Dawidi siko byari bimeze. We yahoraga hamwe akavuga ibyo Uwiteka yamukoreye. Reka twumve uko yavuze aha ngaha. Umurongo wa 37 yasubizaga Sawuli. Dawidi arongera aravuga ati, Uwiteka wandokoye mu nzara z'intare n'idubu, azankiza no mu maboko y'Umufilisiti. Haleluya, haleluya. We yibutse ibyo Uwiteka yamukoreye. Uwiteka yanyijije hariya na hariya azahankiza. Yesu ashimwe. Uwiteka atugirire neza. Ivuga ubutumwa muri kino gihe cyacu rirakomeye nko kurwana na Goliyati rwose, kuko rivuga ubutumwa muri iki gihe rirakomeye nko kurwana n'iki. Mwumva ikintu kirikomeje. Abantu bigize abanyabwenge, ariko ni n'abanyabwenge bize. Ujya kumubwiriza ijambo ry'Imana, wagerayo akakurezona, agatangira ahubwo agahindukira akari ushaka kugira gute. Akantu nigeze kumva mu rwenya, nigeze kukumva umuntu watera mu rwenya aravuga ati, Museveni bafite n'imbara abajyanama niba ari 100 ariko mbyo bicaye mu cyumba agiye kubagisha inama, arahindukira rero akaba ari ugira gute ubagira inama. Nakumvishe mu rwenya. Rero nuko bimeze. Ugenda ugiye kubwiriza ubutumwa bwiza, wagerayo umuntu akaguhindukira agashaka niho kugira gute. Niyo mpamvu bikomeye icyo urimo guhangana nande na Goliyati. Ugomba rero kugenda ukomeye. Abantu b'iki gihe bariyumva bafite ishusho yo kwera, ariko bagahakana imbaraga z'iki. Iyo ugeze ugiye kumubwiriza ahita kwereka ko wowe akurenze. Bana b'Imana tube maso. Bariyumva ni ibyigenge. Imana itugire neza. Bwoko bw'Imana, nagira ngo babwire yuko nta mpamvu n'imwe yemewe yo kuvuga yuko utazajya mu ivugabutumwa. Ese muri cyo mbabazi,
uw'Imana yatumye gukiza abayisiraheli yitwa nde? Mose. Yavugaga ate? Yavugaga agira gute? Byamunaniye gutambutsa ubutumwa bwiza, yarabikoze. Hari abantu rero bisuzugura, sindi ntoza mu kuvuga, sindi bugire gute, ugasanga yishyize mu mwanya w'inyuma. Cyokora biragoye koko, abantu b'iki gihe bakeneye abantu bashishenga, bakubita amastori bagaseka bagakwenuka. Ubwiyo batarimo story ngo abantu baseke, ibintu biba byazana. Kandi izo story nizo zibakamuramo bya bindi mwahoze mugira gute. Ushobora no kugera hanze ukamubaza ibyo bize, kugira ngo akubwire ibyo bize, ahubwo akakubwira inkuru yumviye aho ngaho. Imana itugire neza. Niye mpamvu impuruza y'umurimo wihutirwa arivuga butumwa. Niye impamvu impuruza y'umurimo wihutirwa arivuga butumwa. Reka nsabe mushiki wanjye Leticia bamuhereze mikoro, tujye kwifashisha igitabo cy'ivuga butumwa, nicyo giye gusorezaho, ubundi tugasenga Imana tukajya gushyira mu bikorwa. Ari mu gitabo cy'ivuga butumwa page ya 30, hanyuma adusomere ingingo ivuga ngo Mwuka w'Imana aragenda akurwa ku isi buhoro buhoro. Munega amatwi. Itangazo. Mwuka w'Imana aragenda akurwa mu isi buhoro. Agiye kudusomera, mutega amatwi. Nta busobanuro bwinshi ndi butange, no kugira ngo mubyumve. Kiriya igitabo cy'ivuga butumwa cyanditswe nande? Mwumve yuko rero mugomba guhagarara mugashikama. Hari impamvu, hari impuruza tugomba kwinjiramo. Dusomere iyo ngingo. Mwuka w'Imana aragenda ava ku isi buhoro buhoro. Ibihe turimo ni ibihe bikomeye kandi by'ingenzi. Mwuka w'Imana aragenda akurwa ku isi buhoro buhoro kandi ni ihame. Ibyago byatangiye gusukwa ku bantu bakerensa ubuntu bw'Imana ndetse n'urubanza rwabagezeho. Ibyago n'amakuba bibera ku butaka no mu nyanja. Imibereho y'abantu irakozwa hirya no hino, kandi impuruza z'intambara zabaye intero n'inyikirizo. Ibyo byose ni imiburo kandi ni ibimenyetso byerekana ko Umwuka w'Imana agenda ava ku isi buhoro buhoro. Ibyo biracurera ibihe bikomeye bidusatiriye bizabanziriza kugaruka k'Umwami wacu aje mu cyubahiro cye. Ingabo za Sekibi ziriho zirisuganya ngo zihurize hamwe imbaraga. Ziriho zirarundanya intwaro kugira ngo zizabashe gutsinda intambara ikomeye izaheruka. Bidatinze hari ibintu byinshi bigiye guhinduka kuri iyi si dutuye, kandi ibintu bizagenda bisimburana bifite umuvuduko mwinshi kandi mu gihe gito. Uwiteka aguha umugisha. Ubwoko bw'Imana, impamvu tukwiye guhaguruka tukabwiriza nuko turi mu minsi ya nyuma. Mwuka w'Imana aragenda kwirwa ku isi buhoro buhoro. Ibyo murabyibonera. Impuha z'iki? Z'intambara hirya no hino. N'ubwo hari n'irimo kuba, n'ubwo hari abarimo gupfa. Muneza amatwi. Icyo ni ikimenyetso cy'uko abamarayika bafashe imiyaga bagenda bayireka. Mwuka w'Imana aragenda ava ku isi. Hari ibibazo mu nyanja, mu kirere, ubuzima mubayemo, ni ikimenyetso kigaragaza ko Umwuka w'Imana arimo kugenda agira. N'abantu barimo baragenda binangira. Icyo ni ikimenyetso. Ubwoko bw'Imana duhaguruke, twe kwifata mu mifuka, ahubwo tujye mu murimo. Reka dukomeze dusomera ku kagingo gakurikira ngo umwuka w'intambara uriho urakabura amahanga. Dusomere. Umwuka w'intambara uriho urakabura amahanga. Inzitizi n'ibigeragezo bikomeye bitegereje ubwoko bw'Imana, kandi umwuka w'intambara uriho urakabura amahanga ngo urugamba rwambikane mu mpande y'isi. Ibyo ni ibintu biriho. Reka dusome n'akagingo gakurikiyeho ngo nimutyo dukore imiryango itarakirwa. Ndetse mbabwize ukuri bwoko bw'Imana, mureke dukore kuko turi mu munota wa nyuma, turi ku isogonda rya nyuma. Mureke dukore umuryango utari wagira gute. Reka dusomere twumve uko dukwiye gukora. Nanone kandi negetswe n'Umwuka w'Imana ngo mbwire amatorero yacu byerekeye umurimo dukwiriye gukora mu mijyi minini yacu. Hari umurimo ukomeye ukwiriye gukorwa, tutibanda ahantu hamaze guhangwa amatorero gusa, ahubwo tukawukora n'ahantu habwirijwe ubutumwa mu buryo budahagije, ndetse no hagati muri twe
hari abapagani bujuje ibyangombwa nk'abo mu bindi bihugu bya kure. Imiryango ikwiriye gukingurwa kugira ngo tugeze kuri abo bantu ubutumwa bw'ukuri bw'iki gihe. Iyo miryango ikwiriye gukingurwa aka kanya. Ibihe byinshi twabwirwaga ko imijyi yacu ikeneye kumva ubutumwa bw'imbuzi, ariko mbega ukuntu twabigizemo intege nke, ntitwubahirije amabwiriza twahawe. Nabonye uhagaze ahirengeye ku ruhimbi rurerure ateze amaboko, maze arahindukira atunga urutoki muri buri cyerekezo avuga ati isi irarimbutse itaramenya amategeko yera y'Imana, kandi abadivantisiti b'umunsi wa karindwi barasinziriye. Imana irararika yinginga abasaruzi ngo bajye mu murimo, kuko haracyari umurimo ukomeye tugomba gukora. Hakenewe abantu bahinduka ngo bongerwe ku basanzwe mu itorero kugira ngo bazakizwe. Dukwiriye kubwiriza ubutumwa bwiza bw'imbuzi abagabo n'abagore bari mu bihogere byose no mu tuyira twose. Turacyari kure y'umucyo twahawe n'Imana, umucyo werekeye uburyo tugomba gukora umurimo mu mijyi minini. Igihe kirageze tukumva itegeko ryo gukingura inzugi zigikizwe muri iki gihe kugira ngo ubutumwa bugezwe ku bantu. Dukwiriye gukanguka tugakorana umwete igihe abamarayika b'Imana bagitegereje gufasha mu buryo budasanzwe. Abantu bose biteguye gushishikariza abagabo n'abagore kwiminjiramo agafu, bakabumbatira imyitwarire myiza, bakiranukira Imana, birinda indwara, kandi bitegura umunsi w'urubanza rutegereje umuntu wese. Haleluya, haleluya. Ni mutyo dukore imiryango itarakira. Ubwoko bw'Imana ngira ngo muteze amatwi, ariko nagira ngo mbabwire ko hari ihumure. Yesu ashimwe. Hari ihumure. Abagabo, abagore, abasore, inkumi biteguye guhaguruka bakajya mu murimo. Hari ingabo z'abamarayika batacumuye biteguye kujyana nabo bakabafasha kurangiza umurimo. Ese njye nawe turiteguye? Ese dushaka kubamo? Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Reka dukomeze dusomere akagingo gasoza kavuga ngo kora ugifite uburyo. Kugira ngo mbabwire ngo dukore tugifite iki? Kadusomere ubundi twerekere ku musozo. Bavandimwe, nimukore mugifite uburyo. Mu mijyi yabwirijwemo ubutumwa haracyari abantu benshi batarasobanukirwa n'ukuri kw'Imana. Bamwe bumvise ubutumwa bw'agakiza bwarabahinduye, ariko abandi bapfuye bahagaze mu by'umwuka. Hariho abantu nabo bari kubwumva bakabwakira ndetse hariho abandi bantu nabo bari kubwumva bakabwakira ndetse bukabakiza iyo baza kugira amahirwe yo kububwira. Imbaraga zacu z'agashinguracumu dukwiriye kuzikoresha umurimo w'Imana ku isi, kugira ngo bariya abantu bashobore kumasha ubudasubira inyuma, bemere gushyirwaho ikimenyetso cy'ijuru. Imana iguhe. Yesu ashimwe. Hejuru batubwiye yuko hari n'abapagani bari hagati ye muri twebwe. Yesu yaravuze ngo murabona ariko nimugeze gute? Ibaze mu mutima wawe. Ubundi ko njya kubwira abandi ngiyewe ubwanjye meze nte? Umwuka w'Imana akurondore akubashije gufata imyanzuro ukiri ubwo bupagani. Hari igiceri cyazimiye n'intama yagize gute? Igiceri cyazimiye kizi ko cyazimiye, wagiranwa n'umukristo wazimiriye hehe? Itorero. Cyokora intama yo ushobora kutamatama, ariko igiceri cyo nticyatamatama. Uwo ngo rero nubwo umupagani wazimiriye mu itorero. Imana itugire neza bwoko bw'Imana. Nagira ngo mbabwire ntabwo dukorera ubusa. Ntabwo dukorera iki? Hari ibihembo abantu bazarangiza runo rugendo bari mu ngororano, bazabona ingororano. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Njyewe wenda sinigeze mbabuhamya, ariko ubuhamya wenda nzanabuha iki? Wongeye ntabwo nzakora ikosa ryo kwibagirwa ibyo Uwiteka yankoreye. Njye nza muri notorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi. Naje ndi mutoya, mfite imyaka 13, ndetse n'imiryango nari mfite itabyishimiye, ku buryo bampitishije mu batihitamo hano mu idini ryacu rwose ry'umuryango ry'Abakatolika b'umunsi wa karindwi, hari no guhitamo Umudivantiste, kuba Umudivantiste w'umunsi wa karindwi hitamo.
bampaye mahitamo. Nari mutoya ariko ndashimira Imana yacoboje guhitamo. Haleluya. Rwose nabivuze ngiye kubatizwa, uwo wari umukuru w'umuryango, umubyeyi aravuga ati no, nudahitamo kuba umukatolike ubwo ugende nyine ndanaguca, ariko nuhitamo kuba umudivantiste nuhitamo kuba umudivantiste uragenda ndanaguca, ariko nuhitamo kuba umukatolike uragumye w'umwana. Njye nagizemo amahitamo, mpitamo kuba umudivantiste umunsi wa karindwi. Haleluya. Kandi kugeza na n'ubu sindogereta. Yesu ashimwe. Ukeka yuko uwo munsi yongera amahitamo nkavuga ngo umbaye umukatolike, si umunsi itorero ryaba ryarangiriye icyizere kandi muri Nigeria? Birashoboka. Mwari kunkura he? Urwagwa rwaramenye amaso, ariko Yesu yagiriye neza arangarura. Haleluya. Ngira amahitamo, kandi amahitamo yawe niyo aguha icyerekezo uzagira. Imana itugire neza bwoko bw'Imana. Kora ugifite uburyo. Hari ibihembo rero, ibihembo muzabibona hano mukiri mu isi. Hari umwami ngo wigeze kuvuga ngo waba ngo umukristo niba yaba umudivantiste ngo ni Sirudahigwa. Ninde? Ngabaye umukene yabiki? Umudivantiste, kubera ko umudivantiste aho aragize gute? Iki mwatangiye kugera mu ngororano. Murikire tuve ku bigaragara tugeheye bitagaragara. Abadivantiste mwatangiye kugera mu nyungu, muri abasirimu mumeze murakeye. Rero bigere n'imbere, Uwiteka tugirire neza. Ariko icyo nashaka kubabwira, hari ibihembo ku musozo w'uru rugendo. Reka dusome Danieli igice cya 12 umurongo wa 3. Danieli igice cya 12 umurongo wa kangahe? Nituharangiza rwose mugende mukore, kandi muzi ko mudakorera iki ubusa. Danieli igice cya 12 ni isomo twasomewe ijambo ry'urufunguzo riravuga ngo igice cya 3, andi magambo abanza, ariko njye nibanze kuri bino bihembo kugira ngo mbibumvishe n'abasinzire mu bakangure mu babwire mwumve bino bihembo ubundi mujye mu muri. Haleluya. Ibihembo rero biravuga ngo kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo mu isanzure ry'ijuru. Haleluya. Abaki bazarabagirana nk'iki? Nk'umucyo mu isanzure ry'iki? Noneho mwumve n'abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Haleluya. Mureke tujyemo. Yesu ashimwe. Nitugera mu bwami bw'Imana ngo tuzahora twaka nk'inyenyeri iki? Yesu ashimwe. Uzaka nk'inyenyeri. Imana itugire neza. Hari ibihembo, hari ingororano, hari ubugingo buhoraho. Uwiteka aduhana umugisha. Rero ni Bibiliya bivuga yuko muzahabwa ingororano niturangiza urugendo. Reka rero tugane ku mwanzuro. Umwanzuro tugiye gufata, twese tujye mu murimo. Bwoko bw'Imana twese tugeye. Umwanzuro wa kabiri, abantu bagira kwisuzugura mu bicikeho. Mubigira gute? Cikeho njyewe tugatanga impamvu nk'igihumbi. Ibyo kwisuzugura ni imbuto ya Satani, ntabwo ari imbuto ya Mwuka Wera. Muri abagaciro kubera ko Kristo yabaguze amaraso y'igiciro cyinshi. Haleluya. Ni umwanzuro wa kabiri. Umwanzuro wa gatatu, gira kwizera kandi usenge ubudasiba. Yesu ashimwe. Kugira ngo biriya byose ubigereho, ukora ivugabutumwa rigere ku ntego, nuko ukwiriye kugira kwizera kandi ugasenga iki? Ubudasiba. Umwanzuro wa kane, muzi uko nawise, uravuga ngo harura ku irembo ryawe. Bwira mugenzi wawe ngo harura ku irembo ryawe. Abatabibwiranye ubwiranye. Muzi icyo nshatse kuvuga? Hari igihe abantu bumva kubwiriza akumva ko akwiye kujya iki, kandi ufite umuturanyi wawe hahandi usohokera, uba bandi muteganye umuryango. Ese iyo bakubonye bamukubonamo Yesu,
cyangwa baravuga ati dore badive, dore umudive w'umunyamitwe. Imana itugire neza, kuko iyo urimo gutukisha itorero ry'Imana uba urimo kubibura ubutumwa abandi bari kugira gute. Imana itugire neza. Ndabasabye inshuti bavandimwe, uno mwanzuro tuwumve neza, duharure kweye kuko buriya umuntu ukuzi neza ni umuturanyi wawe. Akagira ibirori akagutumira ntuze kubera ko wenda abona hari n'ukuntu twiyumva, ukumva uri muri classe wenda aciriritse cyangwa se ari hejuru wowe uri hasi, ukumva ngo se najya muri biriya bipangu byo kwa naka, ugasanga wa muntu wari kumurikira ubutumwa bwiza umubereye ikibazo, cyangwa ugasanga murahora mutukana, imbago dore washinguye imbago, dore wandengereye. Ibyo ngibyo mureke duharure kwirembo ryacu. Yesu ashimwe. Haleluya. Mbabarire nge ntabwo mvuga nirata, ariko ndashimira Imana mfite umuturanyi ari mu irembo ryanjye. Ndashimira Imana ko umwana yabatijwe aririmba muri salvation. Yesu ashimwe. Mama we ejo bundi mu munsi mukuru yagiye kumusuhuza arambwira ati nanjye nzaba Adventiste. Haleluya. Wenda nanjye sifite ututelefoni ibyo ngomba gukosora, ariko numvishije ibiro by'ibiyongera ndavuga nti umuturanyi arimo aragenda aza n'abana baraza, numva nshimye Imana. Haleluya. Inshuti bavandimwe, mureke duharure hehe. Ese umuturanyi wanyu yifuza kugukurikira? Ese uramurarika cyangwa se ubona ko atari ku rwego rwawe, cyangwa se nawe abona ko, kuko turabyangereza ko hari igihe abantu bumva ko uriya yumva ko ntari mu rwego rw'undi, ugasa ni impande zose. Buri muntu wese agomba gukora. Imana itugire neza. Umwanzuro wa gatanu buriya nasorejeho hari ibihembo. Haleluya. Hari iki? Abahinduriye abandi kuba bakiranutsi bazaka nk'inyenyeri iki. Imana itugirire neza. Nitugera mu bwami bwo mu ijuru, nitugera mu bwami bwo mu ijuru, ndifuza yuko kuzabona mwese mwaka nk'iki. Hakose ubundi utarabwirije ubutumwa bwiza ubundi azagerayo, ashobora kwaka nk'inyenyeri, biragoye. Murekere tubwirize ubutumwa bwiza nshuti bavandimwe. Reka dusoreze aha ngaha, ariko buri muntu wese afata ingamba zo kwinjira mu murimo, tukavuga ubutumwa bwiza, tukamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana itugire neza, duhana umugisha mu izina rya Yesu.